Muraho neza, nishimiye kubana namwe muri iyi video. Niba ukunda ibiganiro byacu by'urukundo n'imibanire, kanda subscribe ndetse na like. Kugira ngo ubashe kubona video zacu mu wa mbere cyangwa se amasomo yacu mashya tuba twasizeho ubashe kubona mu wa mbere. Uyu munsi tugiye kugana ku ngingo igira iti ibintu umunani umukobwa akora bikerekana yuko arashaka kwibagirwa. Kubera ko aranjira mu buzima bwacu bagahita basohoka mu minsi mike cyane. Ariko hari n'abandi bashaka kwibagirwa. Kabone niyo mwamutabana cyangwa mutakiri kumwe buri munsi. Yego ushobora kwibera ngo nibiki umukobwa akora bikwereka yuko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwe. Yego nabizi urimo kubyibaza, ariko nibyo tugiye kuganiraho no munsi. Muri byo haranditse ngo urukundo rujya neza nirwishakira ibyarwo, aho n'abakorino. Ibi twigisha ko urukundo rw'ukuri rugagarara mu bikorwa, mu kwita ku muntu cyangwa mu kwitanaho, bitari amagambo gusa. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, abashaka impamvu kukwandikira. Nubwo nta kibazo cyari kushobora kukwandikira kubaza uko umeze cyangwa se kohereza ubutumwa bugufiya. Hari yashobora kohereza ifoto, indirimbo cyangwa se video imukwibutsa. Yego rwose, kubera ko iyo umuntu ahora ashaka impamvu kukwandikira cyangwa kukuvugisha, akenshi bivuze yuko ashobora kukwandikira cyangwa ashobora kwibagirwa cyangwa ashobora kugukura mu mutima we cyangwa se mu bitekerezo bye. Kubera ko nashaka kukuririmba cyangwa nashaka kwibagirwa, ahubwo bayumva umunsi we utagenze neza. Kwanga iyo umunsi utagenze neza kigera guma mwavuganye. Iyo mutavuganye umunsi we ugenda neza. Ikintu cya kabiri, yibuka ibintu wamubwiye. Ashobora kwibuka ibintu wamubwiye ashira igihe kirekire cyane cyangwa amezi menshi cyane. Ashobora kwibuka ibyo ukunda kurya, akibuka ibara ukunda, akibuka inzozi zawe wamubwiye ashira igihe kirekire. Ibyo byose byerekana yuko amagambo yawe afite umwanya ukomeye cyane ku mutima we. Gusa muri iki gihe abantu nibibuka ibintu abantu bafite agaciro bababwiye cyangwa se nibibuka ibintu by'umuntu bitayeho. Yego barabyirengagiza, ariko ni byiza kubyibuka. Naho icya gatatu, akwifuriza ibyiza. Nukwanga iyo ufite ikizamini akwifuriza amahirwe, iyo ufite akazi akwishimira itsinzi yawe cyangwa se akwifuriza gutsinda. Tuvuga iyo urwaye hora kubaza uko umeze, mbese bigaragaza yuko akwitaye ku vuduko hejuru cyane, kubera ko abagukunda kwenza uko babitekereza. Muri byo haranditse ngo mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira, aho ni Abaroma 12:15. Ni ukuvuga iyo umuntu agukunda yishimira ibyishimo byawe, kandi ikindi akabazwa n'ibikubabaza. Gusa muri iki gihe azishimira ibyiza byawe, umubabaro wawe ntazawishingira. Ni ukuvuga ngo isi amaze guhinduka mu vuduko hejuru cyane, kwenza uko babitekereza. Yarahindutse hahandi. Naho icya kane, nanezezwa no kumara igihe kinini cyane mutavuganye. Iyo hashize iminsi mutavugana, atangira kwibaza impamvu ihari, atangira kwibaza ikibazo waba waragize. Ashaka kwandikira mbere cyangwa se akaguhamagara. Ibi ntibiterwa nuko yenda yafuha cyangwa se nuko yagukontorora, ahubwo biterwa nuko abagukumbuye kwenza uko babitekereza. Gusa waryo utemeye cyangwa ukabyirengagiza. N'ikintu cya gatanu, aho aragushyira muri gahunda ze. Nuvuga ngo yateguye kujya ahantu cyangwa gukora ikintu cyiza, aho yifuza ko mwamuri kumwe. Yego rwose, ni ukuvuga ngo atekereza ko azaza harimo nawe. Ibyo ngibyo bigaragaza yuko afite umwanya ukomeye cyane mu buzima bwawe. Gusa weho hari igihe utabimenya. Ni ukuvuga ngo abantu nibategura ejo hazaza n'umuntu wabona udafite viziyo cyangwa icyerekezo. Yego. Naho icya gatandatu, agusaba inama kandi ku bintu by'ingenzi kandi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo abanza kukubaza, cyangwa iyo afite ikibazo abanza kukubaza. Kuvuga ngo iyo agiye gufata umwanzuro ashaka kumva igitekerezo cyawe mu ba mbere, kubera ko agufata nk'umuntu w'ingenzi kurenza uko abitekereza. Ibi bivuze yuko bigaragaza yuko akubaha kandi uri mu bitekerezo bye cyangwa se ibitekerezo byawe bifite agaciro kurenza uko abitekereza. Gusa wewe hari igihe utabimenya. Icya karindwi, aragushyigikira n'ibintu bitagenze neza. Ni ukuvuga ngo aragukunda mu byiza gusa igihe ibintu bimeze neza, ariko iyo umuntu adashobora kukwibagirwa agumana no mu bihe bikomeye cyangwa mu gihe ibintu bigoye. Ni ukuvuga ngo iyo utsinzwe araguhumuriza, iyo ucitse intege gukomeza cyangwa akaguha imbaraga. Muri byo haranditse ngo babiri barutumwe, kubera ko iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Aho n'umubwiriza 4:9 kugeza ku 10. Urwango urukundo rw'ukuri
ni ukuvuga ngo urukundo rw'ukuri rugaragara mu gihe ibintu bikomeye cyangwa se igihe ibintu bimeze nabi cyane. Niho kuko ngo inshuti nyanshuti bimenyera mu byago. Bivuze ngo niba utabaye mu byago n'ahandi hose no kwitendekaho gusa, akwigisha inshuti yo kwishushanya gusa. Naho icya munani, aragusengera kandi akwifuriza ejo hazaza. Iki ni ikimenyetso gikomeye kurusha ibindi byose ndetse kurenza n'uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agusengera akwifuriza ibyiza kandi akayifuza yuko Imana yakurinda kandi ikindi ikakugirira neza, ntabwo atekereza ku byishimo byawe gusa, ahubwo atekereza ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agusengera by'ukuri ntabwo apfa kwibagirwa byoroshye cyangwa se ntabwo apfa kuva mu mutima we byoroshye. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusoza ndashaka kwibutsa yuko ikimenyetso kimwe gusa ntukagikurikize ngo uhite ubona yuko umuntu agukunda, ahubwo reba imyitwarire rusange uvuge ati si uyu muntu ibyo avuga bihuye n'ibyo akora, ese ahora kwitaho cyangwa ahora kwitaho mu bihe bikomeye. Aho niba uzamenya ukuri neza niba uwo muntu agukunda, aho niba uzamenya ukuri niba urwo rukundo ari urw'ukuri koko. Niba iyi video yagufashije kandi like, subscribe ndetse na share kugira ngo utazacikwa andi masomo azakurikiraho. Andika muri comment igitekerezo cyawe cyangwa se wandike kimwe muri iyi ngiyi umunani wumvishe cyagukoze ku mutima. Murakoze cyane kubana natwe cyangwa kubana nanjye. Mwitse ko mu yindi video itacu havuga amakosa 7 atuma umukobwa agera kubangiza relationship cyangwa agera kugabanyiriza urukundo buhoro buhoro kwenza uko abitekereza. Cyo nagushishikariza ntuzacikwe, Imana ibarinde. N'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.